nyamara yumvikana mu bashu twishimiye kumenya ko haje urukundo rw'Imana twishimiye kumenya ko haleluya urukundo twishimiye kumenya ko haje urukundo rw'Imana urukundo twishimiye kumenya ko haje urukundo rw'Imana haleluya
yaduciriwe itugira abagaragu yatugize abana mu rugo itugira abagaragu yatugize abana atubitse ibyasezeranijwe turabaragwa ubugingo atubitse ibyasezeranijwe turabaragwa ubugingo nitugira abagaragu nitugira abagaragu yatugize abana mu rugo nitugira abagaragu yatugize abana atubitse ibyasezeranijwe turabaragwa ubugingo atubitse ibyasezeranijwe turabaragwa ubugingo atubitse ibyasezeranijwe turabaragwa ubugingo. Haleluya. Ntabwo tukiri abagaragu. Haleluya. Urukundo rwe rusumba izuba rusumba ukwezi ndetse n'ikuzimu ruramanuka rukahagera urukundo rwe rusumba izuba rusumba ukwezi ndetse n'ikuzimu ruramanuka rukahagera urukundo rwe rusumba izuba rusumba ukwezi urukundo rwe rusumba izuba rusumba ukwezi ndetse n'ikuzimu ruramanuka rukahagera ndetse n'ikuzimu ruramanuka rukahagera urukundo rwa Yesu rusumba izuba rusumba uko twaruvuga rwageze kwa Rahabu ruramukiza rwageze kwa Zakayo ruramukiza urukundo rwe rusumba izuba rusumba ukwezi ndetse n'ikuzimu ruramanuka rukahagera ruramanuka rukahagera Haleluya. Amen. Uko ibintu birakaze. Haleluya.
zina rya Yesu rihebuje rirusuki kuryoha. Zina rya Yesu rihebuje rirusuki kuryoha. Zina we, zina rya Yesu rihebuje rirusuki kuryoha. Zina rya Yesu, zina rya Yesu rihebuje rirusuki kuryoha. Nibwo butunzi, nibwo butunzi bwonyine uworoheje ashobora gutuha. Nibwo butunzi we, nibwo butunzi bwonyine uworoheje ashobora gutuha. Cyane guta, nibwo butunzi, nibwo butunzi bwonyine uworoheje ashobora gutuha. Nibwo butunzi, nibwo butunzi bwonyine uworoheje ashobora gutuha. Turimo twese, zina rya Yesu, zina rya Yesu rihebuje rirusuki kuryoha. Nibwo butunzi we, nibwo butunzi bwonyine uworoheje ashobora gutuha. Zaraye, nibwo butunzi, nibwo butunzi bwonyine uworoheje ashobora gutuha. Mana nyagasani we, nibwo butunzi, nibwo butunzi bwonyine uworoheje ashobora gutuha. Imana ishimwe, haleluya. Imana yacu nishimwe. Ese twaba kuri Kristo tukajya hehe? Nta handi naho. Oba twamuvaho, twamuvaho tukajya hehandi kwari ukwiriye. Twamusinga, twamusinga tukajyana nande kwari we buzima. Twamuvaho we, twamuvaho tukajya he kari ukwiriye. Ay, twamusinga, twamusinga tukajyana nange kwari we. Oh, kwari we buzima, uwo ni we buzima, uwo ni we buzima, ubuzima bwacu we. Uwo ni we buzima, uwo ni we buzima we, uwo ni we buzima, ya uwo ni we buzima, uwo ni we buzima. Yarara twamusiga, twamusiga tukajyana kwari we buzima. Ariko Mana ushimwe waduhaye Kristo, habwa icyubahiro. Lazaro, muzi ko umunyacyara atunga Kristo n'umunyamujyi akamutunga. Ntabwo Yesu atari uwo mu budehe, ntabwo ari ibyiciro by'abantu. Oya, zararararara. Jakuri mago, oh na Yesu, na Yesu na mahoro, na Yesu na mahoro, na Yesu na byiringiro byo kubaho twaba dufite. Na Yesu, na Yesu na mahoro, na Yesu na rasa, na Yesu na byiringiro rasa byo kubaho
gira amahoro nta Yesu nta nzara nta Yesu nta nta Yesu nta byiringiro yo kubaho oya nta byiringiro nta byiringiro yo kubaho twaba dufite. Reka twisoreze dutahe, ariko uyu Yesu akorana n'uwo mu cyiciro cya mbere n'uwo mu cya kane, umusaza n'umusore, ishigisha n'umwana. Haleluya. Birusha umuti kuryoha zina rya Yesu, zina rya Yesu rihebuje, birusha umuti kuryoha. Haleluya. Amen. Dufite nta mafaranga dufite yatuma tumenyekana, ariko Yesu kuba tumufite ni ubutunzi. Haleluya. Yesu yemerera abakene bakagendana nawe. Ubundi abantu bafite amafaranga baba bashaka abafite amafaranga. Yesu atandukanye nabo bose. Haleluya. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Nahoze numva mu gitondo abantu bavuga ni indirimbo y'Abadivantiste, bavugaga ngo abakene ngo bazicarana n'abakire. Ubundi nta wundi wakabikoze. Abakire bagomba kwicarana n'abakire mu busanzwe. Umukene se yabaganira n'ikintu umukire, ariko turashima Yesu. Haleluya. Haleluya. Mana ushimwe ko watwemereye kwicarana n'abakomeye. Ni wowe ukomeye, urahagije. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nimufashe duhe Yesu icyubahiro. Haleluya. Haleluya.
nitegereje urugendo turimo kugenda, maze mbonamo igishushanyo mbonera, kandi numva mpawe umurongo ngenderwaho, bintera gukunda kuba muri uru rugendo. Mureke mbabwire igishushanyo mbonera, mutege amatwi mwumve umurongo ngenderwaho. Mureke mbabwire igishushanyo mbonera, mutege amatwi mwumve umurongo ngenderwaho. Nitegereje urugendo turimo kugenda, maze mbonamo igishushanyo mbonera, kandi numva mpawe umurongo ngenderwaho, bintera gukunda kuba muri uru rugendo. Mureke mbabwire igishushanyo mbonera, mutege amatwi mwumve umurongo ngenderwaho. Mureke mbabwire igishushanyo mbonera, mutege amatwi mwumve umurongo ngenderwaho. Bimeze nk'igihe Imana yahamagaraga Mose, iti Mose we, ndashaka kugutuma, zana ubwoko bwanjye buri mu Egiputa, kuko mu Egiputa nabonye bababaye cyane. Nitegereje agahato babahata, nitegereze uburetwa babakoresha, neza amatwi numva gutaka banakira, numva nababaye ngambirira kubakiza. None jya kubazana bave mu Egiputa, babwire ko iwabo ari muri Kanani. None jya kubazana bave mu Egiputa, babwire ko iwabo ari muri Kanani. Bimeze nk'igihe Imana yahamagaraga Mose, iti Mose we, ndashaka kugutuma, zana ubwoko bwanjye buri mu Egiputa, kuko mu Egiputa nabonye bababaye cyane. Nitegereje agahato babahata, nitegereze uburetwa babakoresha, neza amatwi numva gutaka banakira, numva nababaye ngambirira kubakiza. None jya kubazana bave mu Egiputa, babwire ko iwabo ari muri Kanani. None jya kubazana bave mu Egiputa, babwire ko iwabo ari muri Kanani. Abisiraheli bo muri iyi minsi, iyi si turimo kwihitira, nabo bahura n'ingorane mu rugendo, bageze ku nyanja itukura bagira ubwoba, hari ubwo bahuye n'inzara yo mu butayu, ariko iherezo bagera muri Kanani. Nibwo baruhutse ibibazo byo mu rugendo, icyo ni cyo gishushanyo mbonera, ubuni umurongo ngenderwaho. Natwe turi Abisiraheli bo muri iyi minsi, iyi si turimo kwihitira,
bageze kunya ridukura bagira ubwoba hari ubwo bahuye n'inzara yo mu butayu ariko iherezo bagera muri Kanani niko baruhutse ibibazo byo mu rugendo icyo ngicyo ni cyo gishushanyo mbonera uwo nguwo ni wo murongo ngenderwaho ntugacibwe intege n'ibikugerageza ushake kure k'inzira watagiye umyuze tugende ruzagira iherezo mbese uzarurangiza niwazambika ikamba yatubwiye yuko mu ijuru tuzaruhuka uwo nguwo ni wo murongo ngenderwaho ntugacibwe intege n'ibikugerageza ushake kure k'inzira watagiye umyuze tugende ruzagira iherezo Yesu uzarurangiza niwazambika ikamba yatubwiye yuko mu ijuru tuzaruhuka uwo nguwo ni wo murongo ngenderwaho ntugacibwe intege n'ibikugerageza ushake kure k'inzira watagiye umyuze tugende ruzagira iherezo Yesu uzarurangiza niwazambika ikamba yatubwiye yuko mu ijuru tuzaruhuka uwo nguwo ni wo murongo ngenderwaho yatubwiye yuko mu ijuru tuzaruhuka uwo nguwo ni wo murongo ngenderwaho yatubwiye yuko mu ijuru tuzaruhuka uwo nguwo ni wo murongo ngenderwaho ntugacibwe intege n'ibikugerageza ushake kure k'inzira watagiye umyuze tugende ruzagira iherezo Yesu uzarurangiza niwazambika ikamba yatubwiye yuko mu ijuru tuzaruhuka uwo nguwo ni wo murongo ngenderwaho yatubwiye yuko mu ijuru tuzaruhuka uwo nguwo ni wo murongo ngenderwaho ikimenyetso kigirwa impaka ni Yesu Kristo umwana w'intama ikimenyetso kigirwa impaka ni Yesu Kristo umwana w'intama ikimenyetso kigirwa impaka ni Yesu Kristo umwana w'intama zahanuwe n'umusaza Simiyoni akimuterura mu rusenero kuva icyo gihe kugeza n'ubu abantu ntibamuvuga kimwe abavuga yuko bamukorera imirimo bakoraniza kuva icyo gihe kugeza n'ubu abantu ntibamuvuga kimwe abavuga yuko bamukorera imirimo bakoraniza abavuga yuko bamukorera imirimo bakoraniza
hoya siko harabavuga ngo ni n'umwanga abandi bati siko biri harabavuga ngo yavuye ku Mana abandi bati hoya siko harabavuga ngo ni n'umwanga abandi bati siko biri ariko njye mpamya ko yavuye ku Mana kubw'imirimo nakora niwe buye abubatsi banze bararihindura ariko nyuma yahindutse irikomeza imfuruka niwe buye abubatsi banze bararihinyura ariko nyuma yahindutse irikomeza imfuruka ariko nyuma yahindutse irikomeza imfuruka ariko nyuma yahindutse irikomeza imfuruka nawavuga ko Yesu ari umwana w'Imana atabibwirijwe n'umwuka wera na n'uwabasha kumutuka atabikuye kuri Satani nawavuga ko Yesu ari umwana w'Imana atabibwirijwe n'umwuka wera na n'uwabasha kumutuka atabikuye kuri Satani ariko mwe muko mwari uhereye mbere mu gihamana mubakamwe n'amabuye mazima Yesu Kristo niwe rufatiro 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 Haleluya. Ibintu mwabyumvaga mutamenya. Haleluya. Numvaga atarimo kurya ubuki. Uziko biryoshye nk'ubuki. Biryoshye nk'ubuki. Haleluya. Biryoshye nk'ubuki. Amakorari yacu muyatunga ibiganza. Imana ibahe iki? Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Korari Herumoni Imana ibahe umugisha. Gutunga Yesu ni umutungo utimukanwa. Ni umutungo. Nigeze mbwira abantu ndababwira ni ubu koko abantu badafite amafaranga ni mushaka uyu mutungo. Kuko ntimuhombe kabiri basi. Mubura amafaranga, mubure na Yesu. Nimwitungire Yesu basi mutware uwo mutungo. Urahagije. Mu izina rya nde? Tunzi bwiza cyane. Witwa Abededomu yigeze kwitwarira uyu mutungo abandi bawanze. Inde? Abededomu arawutwara, ba Dawidi nabandi bawanze. Hanyuma Abededomu aba yitwariye uyu mutungo awutwariwe. Haleluya.
nimwitwarire uyu mutungo, ubu butunzi n'ubutware ni bwiza cyane. Kandi Yesu niwe rufatiro rwacu. Haleluya. Kandi hari umurongo ngenderwaho, hari umurongo ngenderwaho n'igishushanyo mbonera, birahari mu izina rya nde. Baramu yigeze ahabwa umurongo ngenderwaho, ariko burya na Nowa yarawuhawe umurongo ngenderwaho n'igishushanyo, kandi natwe twaragihawe. Buriya twese dufite igishushanyo mbonera, dufite umurongo ngenderwaho. Buri wese agumaho ngaho rero, agume muri uwo mwuka. Imana idufashe mu izina rya nde. Worship team mutambuke mwihute, iminota yacu rero ndabona nayo irimo kwihuta. Muze mudufashe, hanyuma namwe mujejuru, abakristo mujejuru mukore mu mifuka, duture Imana amaturo y'ishimwe. Duture Imana amaturo y'ishimwe, yabanye natwe ikaturinda iminsi itambutse, ikagendana natwe, impanuka zaza muri iyi minsi rero. Ariko dusengere no ku kwezi no gukurikiraho. Murimo kunyumva yemwe? Mureke tuze gusengera ku kwezi kwa 11, dusengere n'ukwezi kwa 12, kuko aya mezi ndabona nayo ari danje, ndabona atoroshye. Ariko Imana yaturinde mu izina rya nde. Mujejuru rero, mujejuru dutura Imana amaturo yishimwe, tuyishimira ibyo yakoze, buryo yabanye natwe hirya no hino mu miryango yacu, mu ngendo twakoze, ahantu hose hatandukanye Imana yarahabaye, ikwiye guturwa amaturo. Mudufashe worship team, mukore mu mifuka, hanyuma abatayafite mu ntoki mukamuyafite mu matelefone. Imbere yanyu hari ziriya kode ziri kuri ziriya mpapuro z'umuhondo, nazo muzikoreshe, muyoherezeho, yose aragera ku Mana. Yego. Imirimo yawe Mana rwose irahebuje, ibyo dukorera Mana byose birahebuje. Imirimo yawe Mana rwose irahebuje, ibyo dukorera Mana we nukuri birahebuje. Imirimo yawe Mana, haleluya, yose irahebuje. Imirimo yawe Mana, Mana we yose irahebuje, ibyo dukorera byose Mana yose birahebuje. Imirimo yawe Mana, Mana we yose irahebuje, ibyo ukora byose we, ibyo ukora byose Mana, byose we yose birahebuje. Nicyo kidutera Mana we duhora tukuririmba, tuvuga ibitangaza, imirimo wakoze. Nicyo kidutera Mana, Mana we duhora tukuririmba, haleluya, tuvuga ibitangaza, imirimo wakoze. Niyo yonyine yo kwizerwa, niyo yonyine yo kwiringirwa we, iyivuze biraba, iyitegetse bigakomera. Niyo yonyine yo kwizerwa, niyo yonyine yo kwiringirwa, iyivuze biraba, iyitegetse bigakomera. Niyo yonyine yo kwizerwa, niyo yonyine yo kwiringirwa, iyivuze biraba, iyitegetse birakomera. Niyo yonyine we, niyo yonyine yo kwizerwa, niyo yonyine yo kwiringirwa, iyivuze biraba, iyitegetse biraba.
Imana izatugirira neza, Imana izatugirira neza, kandi Imana izatugirira neza yo. Imana izatugirira Haleluya, neza, Imana izatugirira neza, Imana izatugirira kandi neza, Imana izatugirira neza yo. Imana izatugirira Iya, neza, Imana izatugirira neza we. Imana izatugirira Iya, neza, nawe izakugirira neza. Imana izatugirira Ah, nanjye yangiriye neza we. Imana izatugirira neza, Zibanira nawe akarama, zibanira nawe akarama, zibanira nawe akarama, zibanira nawe akarama, kubanira nawe akarama, zibanira nawe akarama, nawe wibanire nawe akarama. zibanira nawe akarama. Haleluya, ha, haleluya. murakoze cyane. Imana ibamugisha wacu timu. Reka twakire Boni asengera umwigisha tugezeho ijambo ry'Imana. Imana y'imbabazi nyinshi n'urukundo ruhebuje, umuntu yabasha kugusezeranya cyangwa kudusezeranya yuko adukunda bikarangira, ariko Imana kuko yuzuye urukundo kandi ikoze mu rukundo, tugushimiye urukundo. Bibiliya iratubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga. Tugushimiye ko watanze Kristo akaduha uyu munezero dushikamye mu uyu munsi. Niyo mpamvu tugiye kumva ijambo ryawe ryaremye isi, ryabayeho twebwe tutarabaho, kandi iryo jambo waremesheje isi ubasha kurishyira muri twebwe, rigendera muri twe. Niyo mpamvu Petero yavuze ngo dufite ijambo ryahanuwe rirusha ayandi yose gukomera. Aravuga ngo tuzaba dukoze neza nituryitaho. Reka imitima yacu yite ku iryo jambo, iryo jambo riduhindure, iryo jambo ritureme, iryo jambo riduha ubuzima, iryo jambo ridushyikishe mu rukundo rw'Imana. Ushyigikire umugaragu wawe agiye guhagarara avuga iryo jambo. Mwuka w'Imana twasigiwe nk'umufasha, aba ari we umufasha. N'imitima yacu igiye kumva iryo jambo uyifashe kugira ngo turemeke twakire ubuzima muri Kristo Yesu. Shyigikira abana bacu aho bagiye, ugumye kubabera Imana umujyanama, umurengezi, ugumye kubabera Imana y'ibyiringiro, kugira ngo turenge nabo bahinguka, kugira ngo bagere ikirenge mu cyacu nk'uko twakigeze mu cya Kristo, tukakira ubutumwa bwiza. Tugukomeye amashyi kubw'ijambo ryawe. Mwuka w'Imana agumye kudufasha mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Mwaramutse. Ndashimira Imana cyane kubw'uyu mwanya mwiza iduhaye ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Ndashimira kandi ubuyobozi bw'itorero bwampaye umwanya mwiza nabwo ngo tuganire ijambo ry'Imana n'iby'igiciro cyinshi. Imana ibaha umugisha kandi. Hanyuma wenda nakwibwira abashyitsi, ngenda umukristo wa hano, nitwa Bayibaze Monique, ndubatse, mfite umutware n'abana 2. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana yashyize ku mutima wanjye ngo tuganire. Abanje kwibaza icyo turaganira, genda ngira amagambo ntekereza ko twaganiraho. Uyu munsi nabimenyeyeho ko nzigisha, ariko numva Imana ikomeje kunyemeza aya ngaya ngo bariyo tuganire. Nta magambo y'Imana dusanga, turasoma muri Yobu igice cya 23. Turasoma duhere ku murongo wa 8 tugeze ku wa 10. Turagerageza twihutishe bitewe naho igihe kigeze. Yobu igice cya 23 umurongo wa 8 kugeza ku wa 10. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yobu yifuza gushyikiriza Imana amagambo ye. Twahageze. Aravuga ngo dore nigira imbere ariko ntihari, nasubiza inyuma nkayibura, mu kuboko kw'ibumoso aho ikorera naho sinyiharuzi, yihisha mu kuboko kw'iburyo kugira ngo ntayibona. 10. Ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Imana ishimwe. Ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza
nzavamo haleluya nzavamo meze nk'izahabu. Twongere dusome muri Yakobo, ndagerageza nsomere rimwe kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana, Mwuka adufashe kurisobanura neza cyane. Yakobo igice ni icya mbere umurongo wa 2. Andiko Yakobo yandikiye ab'itorero igice cya mbere umurongo wa 2 haravuga ngo bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Amen. Urumva nasubiramo, bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose, aka kantu mugasurinye rwose, nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana usohoze umurimo wako kugira ngo mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Imana ishimwe. Atsoreza ahangaha hajyanye n'isanganyamatsiko shaka ko tuganiraho muri Yesaya igice cya 43. Niho isanganyamatsiko shaka ko tuganira iri. Yesaya 43, turahera ku murongo wa 1 ngeze ku wa 4. Aravuga ngo ariko none Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isiraheli, aravuga ati witinya kuko nagucunguye mu izina ryawe uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya kandi ibirimi byawo ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe wera wa Isiraheli umukiza wawe. Nagutangiriye Egiputa aho incungu, Etiyopiya ni Seba nahatanze ku bwawe. Murongo wa 4 niho ngendereye. Kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa nanjye nkagukunda, nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe n'amahanga nkayatangira ubugingo bwawe. Turacyari imbere yawe Mana, ndacyakwinginga ngo no muri aka kanya tubane, mufashishe ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, ibyo wagambiriye kuduha byose ubiduhane n'abera bose mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Nshaka ko tuganira ku magambo avuga ku kuba inkoramutima y'Imana. Amen. Amen. Kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba umuntu wo kubahwa nkagukunda, ngo iyo mpamvu nzatanga ingabo zipfe ku bwawe n'amahanga nyatangira ubugingo bwawe. Imana ishimwe. Mu buzima busanzwe abantu bagira inshuti, ariko hari n'icyo twita inshuti magara. Nimubizi? Cyangwa inkoramutima. Amen. Ntabwo ninjira mu buzima busanzwe uburyo umuntu ashobora kuba inshuti y'inkoramutima y'umuntu, ariko muri makeya biterwa n'uburyo yamwitwayeho. Ntabwo ugenda ngo uvuge ngo kana ndagukunda rero ndumva naba inkoramutima yawe. Ushobora kumukunda ariko we ntagukunda. Rero kugira ngo nawe kwiyumvemo ubanza kwiga characters, ukiga imico ye, ukamenya ibyo akunda, ukabihiga, washaka ukabibaza, ukamenya n'ibintu yanga, ukamenya utuntu tumwe na tumwe tugenda tumunezeza. Wowe gahiga uburyo bwose wakora utwo tuntu utarinze ubimusaba, wa muntu yisanga yaragukunze bitangaje. N'Imana rero tugiye kureba inzira binyuramo. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana igira inshuti ariko ikagira n'inkoramutima zayo. Nihuse Yakobo hano yabidusobanuriye, yavuze ijambo nabanje gusoma numva rirankanze, numva sindi kurisobanukirwa. Ni ijambo yavuze ngo bene data mwemere, munkurikiraho, mwemere ko ari iby'ibyishimo
iby'ibyishimo rwose, navuze ngo aka kantu rwose turakagarukaho, ko ari iby'ibyishimo rwose, ngo nimugubwa gitumo. Gubwa gitumo murabyumva? Ibintu bigutunguye, ngo nimugubwa gitumo, ngo n'ibintu bibagerageza ngo by'uburyo butari bumwe, mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose. Hepfo aravuga ngo kuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu ngo gutera kwihanga. Navuga ngo ariko mwihangane, mureke uko kwihangana gusohoza umurimo wako, ngo nikumara kuwusohoza ngo muzatungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Narasomye ngo mwemere ko ari iby'ibyishimo. Mu buzima busanzwe ninde wakwishima wanezerwa aguwe gitumo n'ibintu bimugerageza? Ngo kandi n'iby'uburyo butari bumwe. Urumva ari ibyo kwishimira mu buzima busanzwe. Umuntu ahita avuga ati muntabare ndarushye ndaremerewe, ariko Yakobo aravuga ngo ni mubyemere. Ngo impamvu mukwiye kubyemera ngo nuko Imana, haleluya, ngo ibishaka kugerageza kwizera kwanyu, ngo nimara kubona ko muyiringiye muyizeye, ngo uko kwihangana umurimo kuzakora ngo kuzatuma mutungana rwose. Mu yandi magambo, iyo umuntu agiye muri training cyangwa ari kujya kwiga, nubwo kwiga biba bimuvuna. Mfite akana k'imyaka 3 kiga maternelle, ndakabyutsa mu gitondo saa 12 bakwiye kubyuka akitegura kujya ku ishuri, akabyutsa kakabyuka kinanura ubona byakabangamiye. Navuga ariko byuka, kujya ku ishuri kwawe kurimo kurarema ubwiza, kuri kukuramera ubuzima bw'ejo hazaza. Nubwo ndi kukujyana bikujennye, ariko sindagira impuhwe ngo nkwihorere, kubera ko ndi gushaka yuko uko kuruha kwawe, uko kunanirwa kwawe ubyuka ufite ibitotsi, kuzakuramera hirya imibereho. Yesu ashimwe. Pawulo yandikira Abakorinto mu rwandiko rwa 2 igice cya 4 umurongo wa 16, yaravuze ngo nicyo gituma tudacogora. Aravuga ngo nubwo umuntu wacu w'imbere w'inyuma saza, aravuga ngo ariko kiriya gihe abasaza ngo uw'imbere we, haleluya, ngo bari guhinduka mushya. Hepfo aravuga ngo kuko kubabazwa kwacu, kugeragezwa kwacu ku buryo butari bumwe, kubabazwa kwacu akwita uko igihwayihwayi, ngo kwa kanya ka none ko muri ubu buzima, aravuga ngo kuturemera ubwiza bw'iteka ryose ngo kandi bukomeye. Yari ari kuvuga ngo yabyise igihwayihwayi, ariko ushyize muri logique, utagiye mu mwuka cyangwa ngo usome irindi jambo ry'Imana, ntabwo ari igihwayihwayi. Ubu se gupfakara ni ikintu cyoroshye? Igihwayihwayi murumva ni ikintu kidafite ireme, kiroroshye. Kubura umwana kiroroshye, kubura urugo kiroroshye, gukena biroroshye, ariko abyita igihwayihwayi. Mwibuke ijambo n'uvara ribwiye Abaroma, aravuga ngo nuko rero mbonye yuko imibabaro yo muri iki gihe wihaye kuyigereranya n'ubwiza biri kurema, wasanga idakwiriye na hatoya kugereranywa. Haleluya. Mwumvishe impamvu yabyise igihwayihwayi? Yaravuze ngo uku kubabazwa tubabazwa, impamvu ari igihwayihwayi, impamvu kutabara, impamvu kudakonta, impamvu twita ko nta reme gufite, aravuga ngo nuko kuba kurema kurema. Uko kubabazwa nta nyungu Imana ifite yo kukubabaza, ahubwo haleluya, ibiri kukuremera, ibiri kuguha amaraka. Uko ubabajwe ukanesha, uko yohereje ikigeragezo ukagikubita mu mbaraga z'Imana, Yesu akagushyigikira, biba biri kongera amapeti.
akakureba akakwereka icyo ngicyo umaze kunesha ikiyongereyeho, wavuga ngo kweri n'iby'ibyishimo rwose n'ingunga gitumo n'ibingerageza kuko biba biri kure mu bwiza. Naje kubabwira ngo mu bwami bw'Imana abantu ntibanganya agaciro. Uko ugeragezwa ukanesha, Prince ugeragezwa ukanesha, biba biri kukuremera ubushuti bukomeye mu bwami bw'Imana, biba biri kuguhesha agaciro, uba ugenda wongerwa amaraka mu bwami bw'Imana. Niyo mpamvu Yakobo yavuze ngo ni mu byemere ko ari iby'ibyishimo. Nese uko umunyeshuri agenda yiga, mujya mubona n'umuntu akagira akazi ariko ukabona asubiye kwiga, bagira ngo promotion mu kazi izi, sibyo? Prince Imana kwigisha rero, haleluya, ibifite ikintu kindi ikongereyeho mu ijuru basi. Amen. Kanihute. Haleluya. Twasomye ijambo Yobu yavuze, iyo uraho rero mu kugeragezwa niho twinjiye. Yobu hejuru yavuze ngo uwanyegereza Imana, noneho yari amaze gutagangara ati kuko umubabaro n'ibiboko ndi gukubitwa biratangaje, umuniho ndi kuniha ntabwo ngana n'ibiboko ndi gukubitwa, nageze aho ntagishoboye kubisobanura. Aravuga ngo uwanshyikiriza Imana nanjye nkuzuza akanwa kanjye amagambo yo kuburana. Hepfo rero aravuga ngo dore nigira imbere, nibyo twasomye, ntihari, nasubiza inyuma nkayibura. Aravuga ngo mu kuboko kw'ibumoso aho sanzwe nzi ikorera nayibuze. Aravuga ngo ariko yanyihishe mu kuboko kw'iburyo. Hepfo aravuga ngo ari kwisi nzira nyuramo, nubwo yanyihishe aravuga ngo hari izi nzira ndi kunyuramo. Aravuga ngo rero iyo ngiyo nimara kugerageza, iyo ngiyo yanyihishe nimara kugerageza, aravuga ngo nzavamo meze nk'izahabu. Niyo mpamvu Imana itunga abantu igerageza, ibiri kurema ubwiza. Izaba iyo unyuze mu muriro nibwo irushaho kukayangana. Kansobanure gatoya aho ngaho Yobu ikintu yari ari kuvuga. Yaravuze ngo nigira imbere ntihari, nasubiza inyuma nkayibura. Aravuga ngo mu kuboko kw'ibumoso aho isanzwe ikorera sinyiharuza. Avuga mu kuboko kw'ibumoso kw'Imana ni ahantu dusanzwe tuzi dushakira Imana tukayibona. Turahaziranye nk'abasenga. Hari igihe ubwo ati iyo natewe n'intambara zikomeye nikubita mu yitatu avamo cyakemutse. Muzi ko hari n'imisozi bagiye bitirira ibisubizo kuko wagiye yari igihe cyo gutabarwa, watabarwa bati ni muri banguka ngo utabare. None se ntawe ujyamo kubanguka ngo bamutabare n'ubundi agakomeza agakataza byamukomeranye. Kavuga ati iyo ugiye mu rusesa imanza Imana ihita izisesa. Hari igihe ugera aho basesereza imanza bikanga. Uti iyo byakaze nsanga umushumba nkamuririra kansengera, Imana igahita ikora. Icyo rero Imana yeretse ishaka kuguhindura izahabu urayibura pe, gakubita mu yitatu kavahita nakubwiye ngo nakubonye. Hari umugabo wigeze kuduha ubuhamya, atubwira ukuntu yageze aho hantu muri iryo kona apfusha, yakoze accident acika ukuguru. Umugore we yari atwite inda akuriwe. Muri icyo gihe akiri muri ibyo bibazo by'uko bamuciye ukuguru, umugore we arabyara, abyaye ahita apfa, amusigira uruhinja. Amusigiye uruhinja, umugabo umwana akajya murirana, ntabera afite ryo kumuha. Yaratubwiye ngo umwana yarandiranye ninjoro, nanjye ifite iyo kibazo cy'uko banciye ukuguru, nkagera ubwo muha iminwa yanjye akararayo nkagasinza. Abantu baramuyagira nk'uko muzi tugira uwo muco, bakajya baza kumusura bakagukomeza, ariko abantu ntimuhorana, bageraho bakirambirirwa bakajya mu byabo. Umugabo abonye abantu bashize, abazanye isukari, abazanye udufaranga, abonye byose birangiye, aravuga ati ariko reka njye kureba Imana muri groupe nari isanzwe asengeramo, maze ibi bintu biri kumbaho byitwa ngo iki. Waragenda agezeyo,
muzi ko imana yacu ivuga, umuhanuzi ajya ku wa mbere, imana ikoze ibi n'ibi, izi umubabaro wawe, imugezeho umuhanuzi arasimbuka ajya no ku wundi, ati se ubu hari umuntu ubabaye kundusha? Arongera arimuka ajya aho umuhanuzi ari burengere, umuhanuzi amugezeho ati amen, ni imana yavuganaga nawe. Hari igihe ushaka imana ukayibura pe. Byajyaga bimbaho nkavuga nti imana yanga ibyaha, nshobora kuba ndi umunyabyaha nkaba ntabizi, nkongera nkezwa n'ibyo nigeze kwezwa, ni nta kindi cyatuma imana inyihorera. Hari igihe imana ikwisha ukayibura mu kuboko kw'ibumoso aho isanzwe ikorera, ariko wowe yaravuze ngo iba yihishe mu kuboko kw'iburyo. Aravuga ngo ariko iyo ngiyi izi nzira anyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Haleluya, Yesu ashimwe. Nihuta nasomye ijambo muri Yesaya igice cya 43, twahereye ku murongo wa mbere. Havuze ngo ariko Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isiraheli, aravuga ngo witinya kuko nagucunguye. Aravuga ngo naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Nunyura mu mazi ntazagutembana, nuca mu muriro ntabwo uzashya, kandi n'ibirimi byawe ntibizagufata. Hepfo aravuga ngo kuko ndi uwera wa Isiraheli, umucunguzi wawe. Aravuga ngo nagutangire Egiputa w'icungu, Etiyopiya n'isemba nahatanze ku bwawe. Avuga impamvu rero nagendereyeho. Aravuga ngo impamvu nabitanze, ntabwo uri umuntu woroshye. Aravuga ngo nuko wambereye inkoramutima, ngo kandi ukaba umuntu. Haleluya, ngo kandi ukaba umuntu wo kubahwa. Aravuga ngo iyo mpamvu rero niyo izatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe. Indirimbo korari yaririmbye iravuga ngo Yesu ni umutungo ukomeye, ngo umuntu woroheje abasha gutunga n'ukomeye akawutunga. Kuba umuntu wo kubahwa mu ijuru ntibijyanye n'uko isi kubona. Haleluya, haleluya. Nigeze kwigisha iri jambo baza nk'uku, ndavuga nti se ingabo Imana itanga n'amahanga itanga niziye? Umuntu atavuga ati n'abadayimoni. Ariko uretse aka gaterima abanyamasengesho bagira ngo uyu munsi Satani yapfuye, ngo uyu munsi nishe umuzimu, ntabwo abadayimoni bapfa, Satani ntapfa. Bibiliya iravuga ngo murwanye Satani azagira gute? Ntabwo muzamwica. Buriya hari isengesho umuntu akora akica abazimu. Twakwikusanya hano nk'abanyamasengesho tuvuga ati abadayimoni baratuzengeje, tugiye kubica ibyabo birangire. Impamvu rero duhora mu ntambara nuko tubarwanya bakagira gute? Bagahunga, ejo bakongera bakambara imbaraga bakagaruka kugeza igihe Yesu azazira. Rero ingabo Imana itanga n'amahanga itanga ntabwo ari abazimu. Muntege amatwi, ingabo Imana ishobora gutanga cyangwa amahanga ni ikintu cyose gifite ubuzima. Imana ishobora gutanga mu cyimbo cy'inkoramutima. Muzi ko hari umuntu ushobora guhagurukira bitewe n'uburyo abanye n'Imana, bitewe n'agaciro afite mu bwami bw'Imana, ukaba umeze nk'uri kubwira Imana ngo niyo mpamvu mu ntambara mu Rwanda ujye ubanza ucunga uruhande Imana iherereyemo. Ari umuntu uhagurukira ukaba umeze nk'uri kubwira Imana ngo ngwino. Mwana uwo rero ntabwo ari uza, yizira mwenyewe. Ni mubizi se no mu buzima busanzwe hari igihugu ushotora uvuga ngo aka gahugu kari hasi, ariko ugahita ubona abandi barahagurutse ukavuga none se ngewe narwanye n'Abanyamerika. Haleluya, reka mbaho urugero rwo muri Bibiliya. Hari
ijambo hano bavuze ngo Etiyopiya ni seba nahatanze ku bwawe, ntabwo ari ubutaka bw'abanyetiyopiya yatanze. Hari aho twasomye ngo Imana igabanya inyanja itukura, ingabo za Farawo zikarengerwa. Imana yica ifura z'abanyegiputa mu cyimbo cy'Abisiraheli. Egiputa n'ubu iracyariho, ariko hari ingabo zatikiriye mu nyanja kubera abantu bari bakurikiye. Naje kubigisha ngo mube inkoramutima z'Imana, mushaka kunezeza Imana. Imana igikorwa ku mutima, ikakwiyumvamo ku rwego rwo hejuru. Yesu ashimwe, haleluya. Nsoza kantanga urugero rumwe ku nkuru muzi za Saduraka na Meshaki na Abedenego. Amen, haleluya. Ijambo ry'Imana nihuse riravuga ngo nuko barabafata ngo babata mu itanura ry'umuriro, kubera ko uwo muriro bari basutsemo amavuta bawenyegeje cyane, bigeraho ndumva ari Bibiliya nasomye imwe iravuga ngo umuriro warakaga kugeza aho waturukaga mu itanura ukiruka ukagera muri metero 9 ugenda. Urwo rwego wari uriho n'izo mbaraga uwo muriro wari ufite, Bibiliya iravuga ngo abagabo bari bateruye babazanye ngo babanagemo. Numva bari bashatse abasore, bari bashatse abasore kabisa. Umugabo waterura mugenzi we ntabashe kumwinyufura, abona agiye kumuta mu muriro, murumva yari yoroshye. Arabona ajyaga numva bakunda gukoresha mu tubari ngo nababonsa. Aza kuguterera wari wisajije wanze kwishyura, wamubona ugahita uvuga utikora mute nakire. Wareba igihagararo cye nuko ameze ugahita ubwawe utuze. Ni nk'abo bari bazanye. Bibiliya iravuga ngo bakibajugunyamo ng'ibirimi nibo byarigase, byarahise bibafata bibakururiramo. Abo batayemo baba basi. Nzatanga ingabo zipfe ku bwawe, n'amahanga nzayarekura kubw'umuntu bahagurukiye. Mwifuze gukora ku mutima w'Imana. Amen. Navuga ikizi kuri Daniyeli ngo bamugambanira kuko umwami yamukundaga, bakiraho itegeko ngo bajye basenga umwami. Daniyeli ati mfite inshuti yanjye ashobora kubangikanya ngo senga umuntu. Aranga arasenga, abari bamuteze umutego babona aho bamufatira, bajya kumurega ngo bamujyana mu rwobo rw'intare. Ijambo ry'Imana ravuga ngo intare ntizamurya, murabizi simbyinjiramo. Buracya rero ngo umwami ajya kumureba, aravuga ati bo wabayeho, noneho bazane na babandi bakureze tweseye. Tweseye wabona izi ntare zifite ikibazo, kuko logically ntago byumvikana ukuntu kameme umuntu ararana nazo. Nzatanga ingabo zishize pe ku bwawe kuko wambereye inkoramutima. Bibiliya iravuga ngo babaye bakibajugunyamo intare kugira ngo zibereke ko nta mikino, ngo nizatumye barushya banageramo hasi, ngo zabasamiye hejuru, ngo zibamenagurana n'amagufa yabo kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba wo kubaho nanjye nkagukunda. Nicyo kizatuma nanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangira ubugingo bwawe. Imana ishimwe. Urumva twasenga ubundi dusabe shema azadufashe gusenga. Imana iduhana umugisha. Dukomeye Imana bashikuri ijambo ryayo. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana iba yakoze byinshi tutabasha kubara, ariko ibikorera babandi bamaze kuba inkoramutima zayo. Hari abamaze kuba inshuti n'Imana, kuko ndi kumwe na mwarimu Claude nshobora kumubwira ngo uziko nabuze aka kantu. Hari igihe nshobora gutekereza nkavuga ngo ninde nkavuga ngo reka nkabwire Claude, namara kukamubwira agafite ubushobozi akagakora.
ariko hari abantu bamaze kugira Imana bayigira inshuti neza, abo ngabo yabise inkoramutima zayo. Yehova yire abatera nkunga bayo bayita ngo ni inkoramutima. Kuba inkoramutima y'Imana birahenda birenze, ariko umubwire nka Shemu baye nk'inkoramutima ya Nyakubahwa, naba ameze gutese mwese mwashaka kuba inshuti zanjye, mwajya munyiyenzaho, kandi muri muntu wese agenda akora ibishoboka zose mwambwire neza, kandi ntari Nyakubahwa ndi inshuti ye, mbwira noneho mbaye inshuti y'Imana. Ngo numara kuba inshuti y'Imana ubwo uzaba ugeze mu rugero rwo kuvuga ngo Imana itanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Ariko rero utaragera muri ubwo rwego uracari hagati muri zone netre, hagati ahantu hashobora guhurira Satani n'ab'Imana bagahurira aho ngaho, kandi intambara zose urwana rimwe na rimwe ugomba kuzirengera, kuko utaragera ku nshuti yawe ngo ikurengere. Urahari muri iri teraniro wumvise iri jambo rikaba ari ryawe ryazi uyu munsi, twebwe ryatuzi uyu munsi kandi imitima yacu iranezerewe. Niba uhari rero ukaba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, urazamura ikiganza tugusabira umugisha ku Mana, tukwingingira Imana kugira ngo Imana yongere ikwakire, cyangwa se kwakire bwa mbere nk'umwami, uyemere nk'umwami n'umukiza wawe, wemere Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, hanyuma ubugingo bwawe buhinduke ushakashaka uburyo uba inkoramutima y'Imana, kuko ni urugendo, ntabwo ari ibintu bikorwa umunsi umwe, ni ibintu. Iki gitabo cya Yakobo, urwandiko rwa Yakobo narusomye umunsi umwe, nkarusoma nk'inshuro nk'eshatu nkaruhuka, nkarusubiramo igice cya mbere nkagera ku cya nyuma, nkarusubiramo ku munsi, kandi muri iki cyumweru gishize naragisomye numva nongeye kugisoma bundi bushasha. Ariko nari ngeze nkubwira ngo niba uri muri iri teraniro ukaba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, aya ni amahirwe ugize yo kumvira ijambo ry'Imana, kandi iragushakaho ubushuti. Noneho niyo iri kugushakaho ubushuti, njyewe nshakaho ubushuti bakabubura, uriya muntu ukomeye iyo nshakaho ubushuti njyewe nkigira igitangaza. Zamura ikiganza nimba uhari. Nta kindi tugusaba no kugusabira ku Mana kugira ngo wiyunge nayo, hanyuma ubugingo bwawe bube buzima, nawe ube inshuti y'Imana, bigere ku rwego ibikubabaza byose bimenywa n'Imana, Imana ikabimenya ikakurwanira intambara zawe zose. Zamura ikiganza nimba uriho. Nta kindi dukora, turagusabira gusa ku Mana. Urahari? Zamura ikiganza mushiki wacu mwene data. Hari ahantu wagiye ugwagwana abantu bihagarara, wihagazeho. Zamura ikiganza, zamura ikiganza. Imana igumugisha mu izina ryacu mushiki Imana. Imana igumugisha mu izina rya Yesu. Haguruka mushiki wa, iyizire hano, iyizire hano. Nawe niba uhari zamura ikiganza, nugira ngo ngwino kwisoko ngari nziza, ugufi wa mutindiwe, zakubirenge mukiza agutunga. Murebe ibyo Imana ikora. Kuri ibyo Imana ikora ni ibitangaza. Ashobora kuba ari bwo bwa mbere akandagiye hano, kandi kuri we gishobora kuba ari igitangaza gikomeye n'ikimenyetso ku buzima bwe kwaje gusanga Imana. Wowe ukaba winangiye umutima, kandi ari ku nyungu zawe turi kuvuga aya magambo yose, ariko reka tureke gutinda. Niba utumvise birakureba, ariko kandi bawumvise ndabizi neza ko na nyuma y'aha ngaha ijambo ry'Imana riri gukurikirana, kandi ubugingo bwawe buzaba buzima. Fukama mushiki wacu tugusengera Imana. Reka sabe n'ubundi mwarimu Claude nabaze dusenga Imana. Na mwarimu Damascene ngwino. Mana data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu turagushimiye. Igitondo cy'uyu munsi cy'umugisha mwami, tugize amahirwe yo kubona mushiki wacu uteye intambwe, yifuze kuba inkoramutima yawe. Uru rugendo atangiye turabizi neza ko rutoroshe, ariko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Reka imbaraga za Kristo zikorera imitima yacu, zikorere mu mutima we, za zindi Bibiri tubwira ko za zindi zazuye Yesu. Za mbaraga zazuye nizimuzure muri biriya byose yanyuragamo bitandukanye mwami, bitumye yumva umutima utsinzwe imbere y'ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu mukiza wacu, kuri wa munsi w'iherezo tuzamubone mu bwami bw'Imana. Turagushimiye mwe kumushoboje gutera ino ntambwe, kandi ukoze imirimo n'ibitangaza ku bwa Yesu mwami n'umukiza wacu. Amen. Reka n'ubundi ahaguruke, hanyuma urasanga kuri kiriya mushiki wacu hari arakugira inama, urahita ugaruka vuba vuba minota mike, uragaruka ku nyungu z'ubugingo bwawe. Reka dusenge Imana, dusengere imitima yacu twese duhagurutse, munyihanganire duhaguruke, iminota irashize, ariko reka dusenge. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu, turaguhimbaje. Imitima yacu yifuje kuba inkoramutima zawe, ariko dusanze inzira binyuramo kugira ngo umuntu agere kuri urwo rwego, nuko abaza kwishimira akanezezwa n'ibimugerageza, nubwo rimwe na rimwe biza bidutunguye imitima yacu ikikanga,
ariko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Izo mbaraga zikorera imitima yacu, reka zikorere mu mutima wa buri wese mwami. Ari abari hano n'abatari hano mwami, zibashoboze kwihangana kugira ngo bahagarare badatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Urakoze kuri kumwe natwe, ijambo ryawe urariherekeza, kandi icyo washatse kuri uyu munsi mwami ugisohoresha umwete wawe. Ndagushimiye ko twumvise kandi ukoze ibirenze ibizo tugusaba ku bwa Yesu mwami n'umukiza wacu. Reka dukomere Imana amashyi none. Imana ikwiye amashyi n'impundu. Dutunge ibiganza mushiki wacu, nawe Imana imuhe iki? Uriya turize, nyamara turize. Kera hari agakorasi twajyaga turirimba, nuko korasi twagiye tugenda ducika. Kajyaga kavuga ngo intambara zitabayeho wavuga iki? Wavuga ko warwanya uruhe rugamba? Hanyuma hari akandi twajyaga turirimba kavuga ngo hejuru y'imisozi, hejuru y'imisozi, hejuru y'imisozi tuzahambarira amaka. Abantu barimba rero hejuru y'imisozi batahazi. Hejuru y'umusozi uri haba ibintu shaho. Kandi niha makamba. Baba we. Makamba ari hejuru y'umusozi. Kuwuterera rero nabyo ntugire ngo ni ibintu byoroshye. Tuzahambara ariko iki? Rero bari mu kugeragezwa, abantu bari muri ariko igizayo jugunya Mana kuraho, kandi ni ubwiza birimo kukuremera iki? Watuje ukihangana ubundi kimbere. Haleluya, ubundi mwafashijwe se? Reka twongere Imana amashyi rwose. Hanyuma reka duture Imana amaturo, duture Imana amaturo kwiye guturwa, utange n'icya 10. Worship team ngo mwagombye kwa mwaje, ubundi tujya tugera hanga mujye mwihuta kuko mugomba kujya mukurikirana gahunda mukaba mwaje rwose utaranabivuga. Hanyuma natwe tujye juru tubafashe twese, tubafashe, hanyuma dutura amaturo, hanyuma dutanga n'icya 10. Hanyuma batayazanye namwe murabona za mpapuro z'umuhondo imbere yanyu, naho murayoherezaho. Bayafite kuri telefone. Abatayazanye mu ntoki kashi mukamwe afite kuri telefone, murakoresha izo mpapuro z'umuhondo. Hanyuma twese duture Imana, turi Imana kuko ikwiye guturwa amaturo. Byo yakoze ni byinshi, kandi Bibiliya iravuga ngo ntimukaze mu nzu y'Imana amaboko masa. Imana yarakoze byinshi byiza, niyo mpamvu dukwiye kuza mu nzu y'Imana dufite amaturo yo kuyitura, dufite icya 10 n'ibindi byinshi Imana yakoze. Ngaho dufatanye twese, kandi nabasabye ngo mujye juru yemwe, nabasabye ngo mujye juru tubikore umwanya mutoya, hanyuma dusoze iteraniro ryacu rya mbere. Ebeneza Mana wa tuzahuye na unifite umugira umara wowe humure imitima ikwizera unifite na unifite umugira kumana na unifite umugira kumana ni wowe humure imitima ikwizeye ni wowe humure imitima ikwizeye Ebeneza Mana wa tuzahuye
nabonye ibitangaza bihoraho ejo hashize nabonye gukora kw'Imana uyu munsi nabwo nabonye ibitangaza bihoraho nabonye ibitangaza bihoraho nabonye ibitangaza bihoraho nabonye ibitangaza bihoraho. barakoze cyane akaryoshye ntabwo gahora mwitama nyine nimwihangane byari biryoshye ariko nimwihangane twumve n'amatangazo hanyuma dusoze haze n'abandi murakoze cyane. mu kanya turagakomerezaho mu rya kabiri ngaho mutambuke dushyiremo amafaranga y'inyubako abakomeje kubikora Yesu abaha umugisha abatambutse Yesu abaha umugisha ngaho mutebuke mubonye ko duhagarikije abaririmbyi kugira ngo turebe ko twakubahiriza igihe cyacu. Mwana Yesu aguha umugisha n'umubyeyi yaguhaye nawe ahabwa umugisha. Bene data Imana ibaha umugisha ndabizi mwabiteguye mwana bigambiriye ngaho nimutera intambwe. Yesu abaha umugisha Yesu abaha umugisha Yesu abaha umugisha n'abashyizemo mbere namwe muhabwa umugisha. Master Yesu aguha umugisha muhabwa umugisha Yesu abaha umugisha. Ahangaha dushyiramo ay'abana muhabo bana bari aho ngaho amafaranga bayazane bigende neza. Yesu abaha umugisha Yesu abahe umugisha mwinshi kuri mwebwe umugisha mwinshi ubagereho. Imana dukorera inezezwa nuko tuyikorera tunezerewe kandi iratwitura. Yesu abaha umugisha Yesu abaha umugisha Yesu abaha umugisha. Kuba inkora y'umutima y'Imana no mu kuyikorana nabyo biba bigaragaza yuko uyikunda nacyo cyaba ikimenyetso cyo kuba inkora y'umutima y'Imana. Yesu abaha umugisha. Abayafite kuri telefone reka namwe tubafashe cyangwa se n'abatambutse ariko mufite nandi kuri telefone kuko ari ayo guha Imana reka tubayobore twongere twibukiranye kwa kuri tubigenza. Ndimo ndabona bafata amatelefone na akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 nawushyiramo sha. Yesu aguha umugisha. Akanyenyeri 1 akanyenyeri kode y'inyubako ni 079156 ugashyiraho akanyenyeri ugashyiraho amafaranga ubundi ugakomeza ushyiraho pini amafaranga y'inyubako akabageze aho akwiriye kugera. Ababikoze mwese Imana ibaha umugisha muvuge ngo amena. Yemwe Imana ibaha umugisha muvuge ngo amena. Nawe utayafite utagize icyo utanga Yesu agucira inzira. Reka twibukiranye amatangazo asanzwe tugira hano iminota yacu kugira ngo turebe ko twagerageza kuyubahiriza nubwo igeze hano. Buri cyumweru tugira amateraniro 3. Tugiye irya mbere ku cyumweru ritangira saa 1:30, irya kabiri saa 3:45, irya gatatu rigatangira saa 6 tugasoza saa 8. Buri wa mbere tugira icyumba cy'amasengesho y'abakristo bose n'abashyitsi baturuka impande zitandukanye atangira saa 2 kugeza saa 10:30. Kandi nanone ku wa kane nabwo tugira ikindi cyumba cy'amasengesho y'abakristo bose n'abashyitsi baturuka ahantu hatandukanye turabararitse nayo atangira saa 2 kugeza saa 10:30. Ikindi ku wa mbere abagabo barasenga uhereye saa 12 z'umugoroba kugeza nka saa 2 bakasenga Imana kugira ngo ikomeze ibashyigikire muri gahunda zabo. Kuri uyu wa gatatu zone ya Rwampara niyo izaterana saa 11:30. Kandi buri wa gatatu urubyiruko rurasenga nimugoroba bakararamo cyangwa bakageza ku masaha akuze runaka. Kandi ku wa gatatu nanone twigisha abizera bashya cyangwa se abigira inyigisho z'umubatizo bakiriye Yesu Kristo, tukabigisha inyigisho shingiro z'ijambo ry'Imana n'imyizerere y'itorero ku wa gatatu saa 9:30 no ku cyumweru nyuma y'iteraniro rya kabiri saa 5:45. Kandi buri wa gatanu tugira iteraniro ry'umugoroba ryitwa ijoro ry'impinduka. Abashyitsi bacu nibo turabwira cyane turabararitse. Haba hari ibihe byiza dutangira saa 11:30 kugeza nka saa 2:30 ubundi tugataha. Ku wa kane no ku wa gatandatu twigisha abantu
gusoma, kubara no kwandika. Abantu baba baracikamwe batagize umugisha wo kwiga, uko waba uri kose nta kiguzi tubisabaho, ntago twishyuza, ahubwo turagufasha kugira ngo nawe ubashe kubimenya. Ayo niyo matangazo asanzwe tugira ahangaha ku itorero ryacu. Mu matangazo adasanzwe nuko groupe Abera, groupe Abera ni groupe ihuriramo abantu bose babatijwe ndetse nabo twakiriye baturutse mu yandi matorero. Rero guhera kubabatijwe mu kwa 12 mu 2021 kugeza ejo bundi mu kwa 9 icyiciro cya nyuma duheruka kubatiza ku cyumweru gitaha ku itariki 19 nyuma y'iterano rya kabiri bazagira inama rusange, bazayikorera hano hepfo mu rusengero. Ndashishikariza abantu bari muri ibyo byiciro batajya babyitabira muzabyitabire. Ni groupe nziza, umuyobozi wayo ni Arsene uririmba muri Gosheni. Mu by'ukuri habamo ibikorwa byinshi. Hari igihe tubahamagara abantu bakumva ko ari ugusenga, usibye gusenga ariko bakoreramo n'ibikorwa byinshi. Tujya tubasura tukabireba kandi hari n'ibyo bagiye bakorera ahangaha, turabashimiye. Rero abantu bose babatijwe bakanakirwa muri ibyo byiciro 2021 muri Desembre kugeza ejo bundi bazahure nabo ahangaha hepfo muri sale nyuma y'iterano rya kabiri ku cyumweru gitaha. Ikindi twababwira nuko dukomeje gahunda y'amatora. Dushimiye ibyiciro bimaje gutora, amakorari yo yararangiye, ubu turi mu byiciro by'amaministeri. Rero reka dusabe muri ubu buryo tubinginga, mutwemerere nyuma y'iterano rya kabiri icyiciro cy'abagore baraza gutora abayobozi babo, abagabo baraza gutora abayobozi babo, none na ministeri y'abubatse nabo barahita batora abazaba bayobora. Turabinginze rero, hari uwo twabivuga kumva biragoye ariko byanashoboka yuko wanakwitangira uwo murimo nyuma y'iterano rya kabiri ukaza kubana natwe tugashyiraho abayobozi bazayobora ibyo byiciro. Kandi dushimira n'abasoje izi manda ko byagenze neza. By'umwihariko ikindi nasabaga Elizabeth ntagende, nidusoza rino teraniro aze hepfo muri ofisi tuvugane. Abandi ndabona ntabahari, turaza kuza kubabwira. Itangazo rya nyuma, reka twerekane abageni batangiza umushinga w'ubukwe. Ubundi mwarimu arakoze. Ministeri y'abakuze itumiye ababa muri icyo cyiciro cy'abakuze bose muri ya groupe yitwa Urungano yuko bazasenga mu cyumweru gitaha kuwa gatatu bazasenga, kandi amasengesho yabo ntajya arambirana, ni saa 3 saa 8 bakaba barabisoje. Kandi turabinginze muzitabire abari muri icyo cyiciro, tuzahita tunabafasha gushyiraho ubuyobozi bw'iyo ministeri. Rero muzaboneke ni kuwa gatatu hano ku rusengero. Reka twerekane mwagiho tukizihiza ibirori by'abavandimwe. Reka twerekane abageni bagiye gutangiza umushinga w'ubukwe. Uwa mbere yitwa Habiyakare Michel, ni umukristo wacu hano ku itorero rya Sejemu. Reka atambuke. Habiyakare Michel ntabwo ari uwo nguwo, ntimugire ngo ni Gershomu. Aratambukana na Murekatete waturutse ku itorero rya Muganza. Murekatete waturutse ku itorero rya Muganza. Niba ari Imana reka tuyongere, iba itugiriye neza. Habiyakare Michel ni umukristo wacu hano ku itorero rya Sejemu. Murekatete ni umukristo w'itorero rya Muganza, Norvege. Rero dushimiye Imana yuko ibagiriye neza bakagera kuri intambwe bakabatangije umushinga w'ubukwe. Nta byinshi tuvuga uko igihe cyacu cyagiye, ariko baganiriye n'inama mpuzabikorwa, twaganiriye nabo nk'umuco mwiza kandi nk'umuhango w'itorero. Ibyagombaga kuzuzwa byose byarabaye, ndetse bara Murekatete ku itorero ryabo bo bamaje no kwerekanwa. Rero cyane igihe cyari kigeze yuko hano iwacu tuberekana. Turashimira Imana ku bwabo. Abitorero murabyemera se?
yemwe murabyemera? Imana ibaha umugisha. Ngaho nimutamuke mwisubire mu myanya yanyu. Yesu abaha umugisha. Nta byinshi twongeraho, reka mbasabe muhaguruke dusoze iteraniro. Turabashimiye uburyo mwabaye muri aya materaniro. Uzi ukuntu iri teraniro rimeze neza, mwitabiriye. Turashimira korali Gosheni, turashimira Hermoni, turashimira Bene Worship Team, kandi mwagerageje kuzinduka. Imana ibaha umugisha. Saa 1:10 mwe mutangiye praise and worship. Turashimira mwarimu ukomeje kutuyobora amateraniro, umwigisha. Turashimira na mwarimu, namwe mwese abatanze amaturo, imirimo yose yakorekeye ahangaha. Uwiteka abaha umugisha. Rero icyumweru kizatubere cyiza, kandi tuzahaye turonke ubwiza bw'Imana buzabe kuri twebwe, indangagaciro yo gukiranuka izaturangwe mu byo tuzakora byose. Mana turagushimiye, wabanye natwe, watugiriye neza. Tugushimiye ko ibyo twagusabye twabonye ibirenze. Tugushimiye ijambo ryawe ryiza twumvishije. Tugushimiye imitima yacu yahembutse. Nta muntu wabaye hano imbere yawe ngataha amaramasa. Uha umugisha abene data kwitanga bakaza imbere yawe, kuko bashyize mu bikorwa iki jambo ryawe ridusaba. Uha umugisha abaririmbyi baririmbye. Dushimiye protokole, ubaha umugisha Mana barimo barabikora neza. Dusabiye umugisha batanze amaturo, dusabiye umugisha baririmbye, dusabiye umugisha uwo ari we wese wagize icyo akora. Dusabiye umugisha aba bacuranzi, dusabiye umugisha abari kuri sound. Ibyakozwe byose tugukomeye amashyi, tugushimira yuko byagenze neza. Twatuye umugisha kuri aba bantu, ubwiza bwawe buzabane nabo icyumweru cyose. Uzabarinde mu kazi, mu mirimo yabo ya buri munsi. Uzabarindira abana ku mashuri, uzabarinde abazagira ingendo iza hafi n'iza kure. Uzabahe ibikenewe byose, abashaka ibyo kurya uzabitange.